babona noneho kuri kwanya ko guhari ko Paveri inzira yabasinyiye. Hanyuma Yanga nka ekipe ikomeye abantu bari benshi muri stade, ntekereza ko nubwo nimero itarajya hanze, ntekereza ko nko 32 byarimo, hagati ya 32 na 35 byari birimo. Ndatekereza ko rwose mu mimare nubwo batarayikira hanze ibyo bihumbi byo birimo pe. Amafaranga barayabonye ahubwo ikibazo cyabaye ku munsi w'ejo abariyo bamwe baje kureba match, umenya baratekereza ko biri buze gukererwa. Hari abaje mu gice cya kabiri ubona ariko stade iri kuzo, abantu bari kugenda baza. Ijyari mu mukino Rayon Sport Defense 3 byatweretse ko wenda wadefanda neza mu gihe biri ngombwa, ko nabonaga muri formation bahagaze home ariko kubijyanye no kuvuga ngo kure mu buryo bubyari igitego. Dushatse reka twibutse abantu 11 bari babanjemo. Umunyezamu yari kuyati, yego niwe wari mwizamu y'ikipe ya Rayon Sport. Emery Bayisenga umuti wa defense, Narushema Chris ndetse na Kabang. Wing back y'iburyo iriho kapiteni Serumogo Ali. Yazi narindi ninde? Omar. Serumogo Ali Omar naryo ririho cyane. Hanyuma ibumoso yari Fabrice. Fabrice ari izina rye rindi ni Kwizera ni Nshimiyimana Fabrice. Hagati Sefu Nshimiyimana Sefu na Aimable ntarindwa, imbere yabo hari Abeti. Yego. Hanyuma bagahita batakisha babiri, Habimana Yves na Bing Bell. Yego. Se Shadrack hari ahandi hantu duhejeje kumutestinga. Ikintu cyagaragaye kuri oya munsi bizara ahandi dutegereje. Shadrack Bing Bell ngibitego yagiye n'amakipe yoroshye biranga. Ibitego ngabyiteguye muri champion. Ikomeye wapi? Uskore yo Sport yasoje nta shot target iteye. Shadrack atsindira mu nzove. Ukayiruka gutsinda igitego ari mu nzove. Umukinnyi wo mu nzove mu myitozo. Match zose batakiniye mu nzove ari igitego yari yatsinda. Hari match bakinnye na AS Muhanga nta gitego yatsinze. Hari match bakinnye na Gasogi nta gitego yatsinze. Iriya ya Gorira yo ntago yayikinnye. Match ya Etincelle. Na match ya Etincelle ntago yayikinnye. Ubwo se nta igitego ageruka kuri match ya Miroplast ari ya mu nzove. Ya Miroplast ntago no mwataka nguze gupressinga. Ngoye bana ngo arapressinga ugagacangakisha abadefenseri, inshingano ze za mbere sizo no gupressing. Inshingano ze za mbere no gutsinda. Barapressinze Rayon igapenetra, ukabona ko ari equipe iziranye, nubwo ari umukino wa mbere y'ikinyo wa pre-season, bagahererekanya ariko ikinyo cyabaye mutarama witwa Pacome Zuzwa. Pacome Peodo Zuzwa. Uriya mutarama nabonaga kuri televiziyo gusa ntamubona amaso mu yandi. Amubonye. Hari ahantu yacenze umuntu bita Kabang. Mujemana akazi kenshi yakoze ku munsi w'ejo ntago kuvura Kabang, yaramucenze kakuntu muki ashaka kwitambika undinga mukubita igitugu, aramubura Kabanga gwa nk'abana babiri ku gitabo cyo mu mbere cyagamo nk'abana babiri, yikubita hasi atanga passe iragenda ica mu bakinnyi batatu ba Rayon, Mutara bayita depose Boyeli uwo bita Andy Boyeli ABB. Ariko witwa Kabanga yari yagerageze kujera uyu Pacome Zuzwa, kuko Pacome Zuzwa wabonye ko yatangiye gukina ahinduranyije na Ekwa. Mbabarira raporo Pacome yatangiye gukina agiye kwa Barushema Chris, ariko mu gice cya mbere witwa Kabanga yakinaga iburyo cyangwa ibumoso. Kabanga igice cya mbere yakinaga hari iburyo. Iruhande rw'iburyo rwa stade nuruye. Iruhande rw'iburyo rwa stade ni hariya Kabange wabimugumane. Ariko Kabange para raporo y'abandi yari yagerageje kumujera mu gice cya mbere, ahubwo niwe wiyemeje bamukoreye ikintu cyitwa ntuzama gupermeta ntuze Celestin Ekwa. Uriya muvandimwe w'umunyakote d'Ivoire abayivuariye niba birega Ekwa na ntuze na Zuzwa bahinduranya muri za Cote d'Ivoire nta bibuga byo muri by'amakademi bihaba abo ku muhanda badevelop ikintu cyitwa skills zo kwa uzacunga abakinyi bose nushaka usubiza inyuma abakinyi bose baba winga ba Cote d'Ivoire, usubira inyuma urebe ba Salomon Karu, urebe ba Gervinho, urebe ba Pacome n'abandi bose baba bafite ikintu cyitwa kudribura kandi yiruka, ntabwo dribura hagaze hamwe adribura yiruka. Akagabo kandi kabaye na kapiteni wako kabaye no muri Saint-Etienne naryo ni kandi kagufi kitwa nde muri Saint-Etienne Max Gradel fashe hasi kameze nka Benze kabisa, baba bazi kwiruka no kudribura. Rero ku munsi w'ejo Pacome yabaye itandukaniro, yatsinze igitego atanga assist ndetse baza kumukuramo Yanga isa nkaho ituje. Siko cyera kigabo cyatsinze igitego cya Bayeri bagikuye muri Sehuhune yo muri Afrika y'Epfo ibaze. Hanyuma mwamubonye wasimbuye hari Daucho yitwa Musa Balakonte Musa Balakonte bamuguze muri Sfaxien. Yego
ni umusore w'umunyagine wasimbuye Awucho bamugize 250 by'amadolari. Numwe wagaragaye mu bantu bibuka ari gukina Chelsea na bamwerekana na Harris. Ariko babonye ko umutoza yari yakoze rero kuzana aba récupérateurs babiri ukazana Safe ukazana na Rindwa Mable. None Rindwa Mable utara active mu mukino wabonaga ko kurekipera barekiperaga ariko ku kintu kijyanye no kwanimaje umuntu urawujyana uwo mupira byasabaga Abedi kava imbere akaza inyuma none uko Abedi yavaga imbere akaza inyuma none yawurekiperaga none agatabura umuntu awe ya mediane ariko sinzi impamvu mbona nkeneyemo ntuza Rishari byibura atanga umutoza umupira watangiye kugenda haje mutambwe Guruware na Rishari nibwo umupira watangiye kugenda ariko nanone kuwujyana imbere byari bibazo bayererekanyaga ariko ku kintu kijyanye no kuwujyana imbere byari bibazo nabonye Safe ari gukora imyitozo Safe ameze yaragerageje pe ari fit pe bitandukanye n'ibyakera kuko Safe ni kurakina umuhanga urimo abamukura amakosa buri kanya ariko Safe mu biherutse ntabwo yaragishoye no gukora ikosa. Hanyuma icyo nangiye kubabaza ukurikije igipimo cy'abareyo nyine byo babonye ku munsi w'ejo hamwe mu hantu bari bafite ibibazo no mu izamu harimo muzamu Paveri navuga ko no muzamu mwiza twavuga ko ikizamu cyo kirakemutse kirakemutse ubwo haba hasigaye hehe ibumoso haracyari ikibazo niba azakina wibaka ku bwanjye Cindy Paul arusha abandi bose bahari kuko na Cindy Paul ejo yakinye neza agiye masimbuye ku ruturi niwe muntu wenyine wabashe kwiyamini agashora baro kabiri akagenda metero 10-20 abandi bose bakinaga baro zitakajwe na Yanga mu gihe we yafashe baro aciye ngumwe n'ahantu yacenze ageze umuntu muri kolonira abariyo bakoma amaki arabahagurutsa byibura ura mupeti ngo ni Cindy Paul oya kuri ruhande ubundi wing back mu busanzwe bahashyira abawinga bagakwira n'abawinga kenshi ko niba wibuka wing back za Chelsea Antonio Conte atwara igikombe cya champion yari Vita Moses ushyiraho umuntu ufite iyo karite yo kuba yabaransa kugaruka ku defenda no kwataka Cindy Paul rero numwe mu bantu nabonye ku munsi w'ejo yagiye masimbuye kuri match y'umwana nka Cindy ku ikipe nka Yanga yiyaminiyaga ku munsi w'ejo n'umuntu navuga wagurukije abareke ni urebye kuri Cindy Paul buri afite akantu ko kuba buni imbere yari umukinnyi w'umwataka umwataka Cindy Paul urumva afite akantu ka technique noneho washyiraho na physique ye urabona ko Cindy Paul nubwo ari umwana ubona afite ukuntu akomeye afite physique urumva mu kudefanda abona ni mwiza cyane ariko mu kwataka ni mwiza cyane kurushaho Cindy Paul rero nakano ka experience kabura ikindi kintu yakina abareba muri box cyangwa amasantere muri box ntabwo ari kuri santere byo kwireba kuri Kurware iyo uri bwatakisha abataka babiri nta muwinga ufite imbere at least making ashoye ko washyize kuri gatatu uri bukiniye Kurware agomba kuba ari mwiza mu kwataka kuko nundi ufite aba defenseur batatu inyuma rero yundi nawe wiyongereho mu ba wing back babiri bo kuranda rw'iburyo n'ibumoso yo nawe ari mwiza cyane mu kudefanda iyo kipe ibiri defensive cyane ntago kwataka imipira ibigerayo mu buryo bufatika impamvu Cindy Paul yagaragaje performance nziza ariko none Axel kuri defense ya Rayon Sport ibitego batsinzwe abataka babacitse urebye ku gitego cyura mu Boyeli uburyo bamucomekeye pass agasa nk'asigaranye n'umudefenseur umwe wenyine yarafite n'amahitamo yo kumucenga agahindukira yareba rugura akatabona n'undi mukinyi wa Young Africans uhagaze wenyine utari marke no ku gitego kino cya kabiri bacometse pass umutarama kagenda kata shota mu izamu bacometse pass ahantu hakabaye hahagaze umudefenseur nanone ukuri Kurware wenda ibumoso n'iburyo so birababaje cyane ku nyine ibitego binjijwe ari abadefenseur batatu kuri marike ya marikage mbi ariko nko ku gitego cya kabiri umuzamu nawe afitemo nka 70% kuko hariya muzamu agomba kuba kugutagenda agafunga premier igitego cya Muamnieto ushobora gufunga premier cya Pacome igitego Pacome zuzu yamukubitiye muri angre ni cya kabiri ariko cya kabiri kuko ari umuzamu atagenda agafunga premier poto deuxième poto isigarwaho n'abadefense ariko yase yigumira hagati bari uriya mutaramu ntago yayikubisa asa nk'uyinyuza hasi ubundi abazamu benshi iyo bafunze premier poto abashaka kugira ngo ahite ategaho akaguru cyangwa se yite yirampa umupira nawe ariko we yakubise muri plafond ariko naho ikintu kimwe nabonye kuri Rayon ngendeye kuri remplacement Chemire na kwizigira bure muri kuri televiziyo babireba neza izi karite z'abakinyi ba Rayon abakinyi beza ba Rayon bafite ntabwo zifitinga muri defense central pe icyo kintu koko cadashaka kwireka markage uko ikintu kimwe namaze kubona Azizi Basane ni muzima
wakora ufite abawinga babiri ukajya muri 4-2-2 cya 4-3 iyo ntayikozwa n'abareba bitekereza ikintu kimwe nabonye markaje kereka wenda n'ijya muri Sudiyanye uramutse ufite wing imwe ya Aziz Basani nzima kuko Aziz Basani agiyemo nawe n'undi muntu wazanye ikindi kintu gitandukanye ariko kwa akakina system idakenera abawinga baranused nyine ntaho kubashyira iyi system ya defense atruwa wa defend ariko nabwo wa defend ikipe iri wike mu kwataka uko ikintu kimwe baracika umuntu umwe ikibuga kigahita kirangara ukabona ugeze ku murebana niba dahindura ngo bave kuri no defense atruwa nta karite z'abantu bakina defense atruwa bafite oya kereka ni hajyamo wenda uyu munyasenegal Diagne akabagira wenda akabafasha mu bijyanye na markaje no guhagarara ariko sofa uburyo bahagarara hari inyuma umwataka arabacika rimwe bamucomekeye pasi akahita asigarana n'umuntu umwe wenyine kandi ruguru ugasanga n'undi mwataka w'indi kipe ntabwo amaritswe nibyo twari tukiri tureba ibihanga aho biri n'aho bagomba gukosora muri iki gihe gito basigaranye ubwo twari turigeze kuri 3 ku ruhande rw'ibumoso tukiri muri defense bariya batatu se n'abakinnyi n'ubundi bagiye bava mu ekipe agiye atandukanye ntago bamenyeranye haba Emery kuva muri Gasogi haba Rushama Chris kuva muri Mukura baje basangamo Kabange nawe ntabwo yagize igihe gihagije cyo gukina bamwe baravuga bati Diagne garutse na Aimable hari icyo bishobora kongera amaze kubona Emery Bayisenge yayobora ira defense atura ni bayigumamo uko urebye uburyo tozamukuyemo abantu barumira ne muntu uza no kumukuramo uza no muganijoro icyo kintu wakuramo mu defense centrale uzanye undi mu defense centrale uri kumenyereza none se reka mubaze yantunguye cyane ese ni bose bakine niba ari bose bakine yagukwiye kubakiramo n'abandi bose n'abari valido bagombaga kujyamo wowe kuramo mu defense centrale uri gushyiramo undi wenda waguze nawe umwereka abantu uvanye mu defense centrale uzanye mu ganijoro muri Rayon umwaka ushize bavuga ko itari nziza ganijoro baramutije nese kumuzana muri Rayon tuvuga ngiravugurisha akamatsinda wowe ganijoro muri vizi yatabanzaga wowe ufite Emery Bayisenge yaba umu defenseur mwiza wayobora bari ni ne wakunda kuza agaragaraza gukuvura kuri kabiri bashyizemo Aimable kuko Aimable agira pesa zikwihuta arihuta arirukanka akagera ku muntu yafasha no ku rundi ruhande kujya gukuvura kuko muri no system ya defenseur batativuga ngo kwa ko mu wing back yagiye cyane mu gihe kiri mu nzira garuka wowe mu defenseur uhengamiye ibumoso urahita ujya kuba nimero 3 ujye gufungara ibyo bintu yabikina neza Aimable kuruta bari abana bandi baje ubwo aho ni muri defense wenda Aimable nagaruka na Diagne bari abasenegare byabo nubwo bitarakemuka neza byaba ari sawa hanyuma Rayon Sport byagaragaye ko nanone ikeneye nimero 6 keneye nimero 6 uri active kuko gusohora baro byabaga ari ikibazo sefu yakwambura umupira ariko arawutanga kuwujyana kandi kuriya abadefenseur bafite umupira bisaba wa mu mediateur uri sharp wa wundi uzaza akabita babwira ati mume baro nyijyane imbere ariko witwa Aimable wabonaga ari shy yaminiye uzisaba nka kumwe kwa Daud reba nkuko kuntu Bonera asigaye zisaba kuno Boneri umudefenseur arafite baro Bonera agataza akamusaba kamubwira ati mpereza baro nyijyane ariko witwa Aimable wabonaga nyine afite kuntu yarakonje Aimable uramutse umushyize muri baba central midfielder tuzi ni Jare yaba Parinyi ni sitting midfielder we arashaka kurinda defense gusa wimubwira ibintu wimubwira ibintu ngo byo kwegera imbere ngewe nambuye baro mwe ba nimero 8 muri he mwatanze umupira mwawukuyeho we kuwambura biramuhagije nta kibi kinashaka gukina kugira ngo yambuye umupira gusa ntashaka kuwutanga cyangwa ngo yamine yegera imbere wasangaga harimo nka Bedi n'abarabi imbere harimo nka metero 20 n'aba Aimable n'aba ba safe icyo nacyo ni nakandi kantu uvuze ngo kugira ngo ukirishe umu central midfield umeze nka Aimable biragusana nimero 8 uri active nka kumwe wabonaga uno Richard ajya afata imipira akegera imbere kandi umutoza ntamwembe yakinnye mu minota bizasaba ko Abedi akina 8 akava ku 10 niba bakeneye gukinisha ko na Sefrega niyo style doje nawe ni nka Aimable nawe ntago ari umukinnyi uburyo ushobora kwakira umupira uvuye muri defense ngahindukire niba bamupresinza biyambure agana imbere nawe ni umukinnyi akenshi w'umudestroyer ukunda kwambura imipira no gukora passe ngufi ariko nimero 8 mwiza iyo umufite ari we ari uhetse iyo nimero 6 ukina muri ubwo buryo nka birama nka Bedi akaba ufite ubushobozi bwo kwakira izo baro zivuye muri defense agahindukira ariko yizeye yuko umuntu afite aho ngaho kwambura imipira ari for so bizarangira Abedi kugira ngo amubone mu buryo bwiza aba bacere nibaboneka bakize Abedi azaze ku 8 ahubwo nimero 10 kwa bakaseri bombi ba Rayon Sport ifite
bombi ni style doje zisa ntago umupira ariko ubugenda yari yayiparitse cyane ku munsi w'ejo yari yayiparitse arafite ubwoba ubwo aho ni kuri gatandatu handi tubonye icyuho ariko nanone no mu busatirizi ntabwo twagenda tutahavuze rwose urabona ko icyo mu busatirizi naho kirari gikomeye erega bakiye iminota 90 badateye ishoti rigana ku izamu icyo yo ni assessment yoroshye kujajinga umwataka byo ni ikintu cyoroshye n'andi mashoti bateye ni 3 kandi nta ry'umwataka ririmo ni amashoti 3 bateye ritarimo iry'umwataka ubwo nk'ishoti twibuka harimo irya tambwe hari irya Fabrice mu gice cya mbere ego harimo irya tambwe umupira ujya hanze nayo hari n'irindi ryaganije ni amashoti 3 off target muri statistique azamu yateretse hanze kandi nta shoti rigana ku izamu yaba Habimana Yves yaba Bingber twamubonye muri pressing Habimana Yves yamburaga umupira ntawurenze metero 2 bagahita bamukuraho abataka barira atake rwose nyuma yo kubona uyu mukino rero Rayon Sport murayiha amahirwe ki muri shampiyona no muri confederations Confederation nta mahirwe nyiko yo kurenga Tanzania uko rega nayo nyaha rwose yigarukire vuba itaratwitsa amafaranga ijye kure oya ntabwo nyine irakina ntabwo yasuna uko bakinaga na Yanga equipe imwe ya 12 muri Afrika mu gihe Rayon Sport ni classified ntabwo twabigira kandi na Singida irani classified ariko turebye kuri Singida tukareba Gamondi tukareba Singida yabaye ya kane muri shampiyona Tanzania tukareba Singida yatsinze Simba muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'igihugu ikajya finali igatsindwa na Azamu 2 tukareba transfer zivugwa muri Singida babawuco n'abandi bose biyongeramo ukareba na style y'imikinire n'ukuntu Singida imaze iminsi komanga ku marushanwa ya Afrika atsinze ibitego 2 mu Misiri cyana future ibatsinda bitatu bakuramo n'equipe imaze iminsi komanga ukabona ko no mu mikine muri Tanzania iyo umaze kuvuga Simba ukavuga Yanga na Azamu idutekereza kuri Singida nk'ikipe ifite amafaranga kandi equipe imaze iminsi iri gukomanga kuza muri urutore rw'amakipe meza muri Tanzania ariko urebye nka Rayon ni ku munsi w'ejo ikintu kiri positive kuri Rayon ku munsi w'ejo ni abafana bagerageje kuza kuko kubona abafana 32 ikindi kiri positive ni Wasiri ubwo guhamagara bari abantu bakaza ku rwego baje rwose na presentation no gutegura kubanja gukonveka ikipe nka Yanga ikaza hano wabonye kari n'ikintu na leta ubwayo yabashyigikiye mikavuga ati mwazanye equipe ishobora kuza hano muri ya gahunda y'ubukiro rugendo bushingiye kuri sport mwakoze ikintu cy'ingenzi cyane wabonye ko na Rayon Day bayitekereza kuzayikira muri za gahunda za Rwanda Convention Bureau nk'igikorwa kitabirwa n'abantu batandukanye ariko kubijyanye no mu kibuga nukuri kw'Imana usibye wenda nka action nk'ebyiri zahagurukije abare nta kintu na kimwe umuriro yavuga ngo navuye hano ndebye ngo nishimira shampiyona igira ibyayo ariko ibijyanye n'imitorezo umwaka ushize muri shampiyona ikipe ya Singida match Fazare ndumva yaratsinzwe kimwe ku busa muri retour Young Africans batsinda ibitego 2-1 ariko Young Africans yari ifite groupe yuzuye Rayon Sport yahuye na Young Africans aba bakinnyi bahuye bamwe muri bo bari muri equipe nationale igice cya kabiri n'ikipe ya gatatu ba Dixon Job ni bahari ba Clement Muzize ni bahari ba Datir Yahya ni bahari ba Ibrahim Ahmad ni bahari urumva rero bose babaye bahari bishokeye ko nabira bitego 3 byari bube byinshi kurushaho niyo pakomagumamo igice cya kabiri byari bigere muri 2 kuri kimwe muri shampiyona byari muri 4 rwose birashoboka cyane so nekereza ko kuri Rayon Sport imbere ya Singida nayo ikomeje kwiyubaka nibyo ariko iyi game nanone niba ari abakosora bagira ibyo bakosora nicyo nari ngiye kubabaza urebye muri politiki aricyo bita ubushake bwa politiki urebye ubushake bw'abayobozi ba Rayon barabufite kweri iyo gahunda yo gukomeza kongeramo abakinnyi bazabafasha ibyo byuho dufite mukurikije uko mumaze iminsi mubyumva mubibona ubwo bushake burahari yabanze bakumveke bano bonya Senegal Dianya wenda iso Dianya garuke no defenseur mwiza ku isoko ho ugiye kureba na groupe bafite ubona yuko imyanya myinshi bagiye bayifitemo abakinnyi benshi byasaba kugira aho basohora ubu tuvuga groupe turavuga bataka ubu ngubu bagera kuri 2 turavuga Habimana Yves turavuga Bingber turavuga aba mediateur ni benshi Sport igeza yihengeka igafata Basane cyangwa Kitoga bakamwatakisha none se kuki bahengeka kandi ari system yatuma abakinnyi bose bajya mu myanya yabo ariko n'umutoza Rotfi iriya system ya 3-4 akina 3-5-2 ushobora no gukina 3-4-3 ugakina abadefenseri 3-4 bo hagati none ugashyiramo abo winga 2 n'umwataka ariko n'umutoza abantu bari kumutunga urutoki ko uyu mutoza rega muri mukura muri assessment bamuhaye ntabwo bagomba kumwongerera ese mbabeshye yakiye imikino 90 ya shampiyona
yinjizwa ibitego 90. Bivuze ngo buri match yarinjizwa. Last season Mukura ari mu mwenda w'ibitego. Mukura sezo yose umwaka ushize. Sezo yose n'igikombe cy'amahoro yatsinze ibitego 28. 28 umwaka wose. Abantu bashukwa no kuba yatsinze APR gatsinda na Rayon. Ariko ntabwo abantu bashinga gati kuba Mukura yatsinzwe na Rutsiro 3-0 igatsindwa na Marine. Mukura ubushize yagiye itsindwa mu match abantu batatekereza ko yatsindwa. Ikazi gatsindwa mu match nini. Uyu mutoza ntakubiswe na Yanga kuri match. Nagera gutya agakubitwa nko muri Super Coupe no urugero akagera gutya Singida kamwera imina akobwezo kuri akazoza ko uyu mutoza sinkabona hari ikindi kintu nakomeza ibi bintu hari ikindi kintu gikomeye cyane Sami nako urebye abareyo ikintu cya mbere basabwe nago ari ukubasabana bategetswe ni ukwihangana umutoza mushya ku mikinire mishya ku bakinnyi bashya harimo n'abakinnyi badafite experience. Ibi bintu ntago byaza ngo bite bifata muri seze imwe. Hari igihe ibi bintu iyi systeme y'umutoza hari igihe binasaba seze ebyiri eshatu kugira ngo ifate. Kandi ko kwihangana kw'abari na Rotifi ubashaka kumva no gukosoka ko ikibazo cya Rayon, ikibazo cy'imikino ya Rotifi nuko ifata abakinnyi bari beza ba Rayon ikabagira babi. Ndise Basanese yari shushu w'abariyo mu myaka ishize. Iyi systeme ashatse yanayivugurura akakina 3-4-3 kuko nayo irashoboka abawinga bagakina aho yango bagume kuri 3-5-2 abataka babiri kandi afitemo abawinga bashobora kugira icyo bagaragaza aba Basane n'abandi natumva bizamugora. Ariko nanone Axel byagaragaye ko muri match zo kwitegura iyi match ya Young Africans ziri lokale bazitwayemo neza uretse ngira ngo ikipe ya Etincelle yabatsinze izindi match bagiye bazitsinda kugira ngo bagire ibyo bakosora bifatika mbere yo gukina na Singida no gukina match zitari ku rwego nk'izo bakinaga kuko izi match ziri ku rwego zizo bakinaga za Etincelle za Gorilla za Gasogi n'izindi izi match ntago ziri buze kubereka ishusho ya Rayon Sport ya nyayo ko muri izi match ugiye kureba uburyo bazitwaragamo ibitego hafi 10 bagira ama clean sheet mu buryo bukurikirana uretse match ya Etincelle bigizwe n'igitego Gasogi nta muntu bakeneye gukina izindi game zifatika nizo zabapimisha bya nyabyo bakinaga na Gorilla nyine izo match ari cyo benshi babona